gusa urakoze cyane kuba wampaye uyu mwanya ukaba unanyemereye ko uri bungeze ahantu Innocente ari. Wagenda wakugeza aho yari atuye se mbere yaho mbere yuko ujya gufata uwo mwana wawe? Nari mpazi ndumva ngewe wanjyana ukangeza ahantu Innocente ari nkareba nuko ameze, kubera ko ngewe ubwa mbere namusuye ahantu yari ari gusengera, sibyo? Arangije arambwira ngo arumva atameze neza, ariko umwana yatoraguye urawe wari waramaze kumujyana tena. Arumva atameze neza ariko umwana yatoraguye nawe ararwaye. Geza ugendo hagere umurebe. Sana ukuru urabugize neza. Innocente naramushatse ndamubura, umuvandimwe ndabaririza hano ati ntago tuza hano yimukiye. Bikumva narindi mu gihirahiro. Sava ngenda amakugeze nta nubwo ari kure cyane. Ntago ari kure cyane, ndagenda amakugeze nima kugeza wo ubu mwitaho basi mu gihe gito. None se ko nabonye nyine wo muryango wa Innocente, sibyo? Gusa tutari twavuga byinshi, banzu nyemerere ko igihe cyose basi nzajya nkwitabaza uzamba hafi cyane. Niko bimeze kuko Innocente no muvandimwe wanyu. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocente, iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocente, ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalinga mingi wana. Manzi na Innocente nukuri ndabashimiye, mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocente songa mbere turabashyigikiye. Oye sinongeye kuguhereza ikaze aho dukurikiranye kuri Manzi na Innocente TV muri kumwe na Nyashya y'u Rwanda rwanya barwakaza muri bisho nyaronda bagasika mu gitondo saa 7 n'umugoroba saa matara gakeka cyangwa gasamba ubundi bicara kuri Manzi na Innocente TV wirebera ibyiza byinshi tuba twaguteguriye kandi byiza cyane. Uyu mwaka rero dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito gishoboka. Ndagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoze, ndakwinginga ngusaba cyane kugira ngo sharinge ibiganiro byacu n'inkuru zacu bijye bibasha kugera kure cyane hashoboka. Uyu munsi rero natumiwe natumiwe ntabwo ngiyewe nagize ute natumiye. Ushaka kwibaza ngo umuntu wantumiye ninde, akora iki, abahe? Nanjye mfite amatsiko yo kumumenya mu by'ukuri. Yamamagaye kuri telefone ansaba ko twahura, nanjye rero uko ndi mutica umugambi ndavuga ati reka ngende mwumve, wasanga hari inkuru nziza mfitiye cyangwa se hari ibyo ashaka kugira ute ashaka kumbwira. N'urwo rwego najemo. Sindi bukubaze ngo amazina yawe witwa nde, uranyibwira sibyo? Numara kunyibwira umbwire nicyo wantumiriye ahanga. Gusa nishimiye guhura nawe kameme. Urakoze. Urakoze cyane, nguhaye ikaze kuri Manzi na Innocente TV. Yego. Urakoze nyine. Naragutumiye, narakubonye, mbona nimero zawe ku kiganiro. Yego. Kuko Innocente nyine narebye ikiganiro cyawe ugirana na Innocente. Yego. Kandi Innocente naramubuze. Innocente ntago nzi ahantu atuye nyine, nabuze ahantu aba. Anagiye aho babaga mbere ndamubura. Ndavuga ati wafite nimero zuriya munyamakuru buriya yangeza ahantu byanga bikunda Innocente basigaye batuye, kuko aho bari nagiye nsanga barahimutse ntabo hari. None se urambwiye ngo warebye ku kiganiro ukoraho nimero zanjye, sibyo? Yego. Ngo Innocente ngo waramubuze, ngo wagiye aho bari batuye bwa mbere ngo urahamubura. Urinde witwa nde? Je nitwa Providence. Ndi murumuna wa Innocente. Providence? Murumuna wa Innocente? Yego. Sure? Cyane. Sure? Yego. Wowe uvukana na Innocente? Seriously? Cyane. None se niwe yambwiraga? Yakumbwiyeho iki? Yarambwiye ngo afite murumuna wiwe waje mu rugo afata umwana aramujyana. Yari afite umwana wiwe w'imfura, sibyo? Hari n'undi mwana yari yatoraguye mu muhanda, ngira ngo uramuzi nimba kuko uri murumuna we, sibyo? Sasa ngiye kubasura arambwira ngo umwana mukuru ngo wamujyanye. Ni wowe koko?
njye wamujyanye kuko nabonaga bari mu bibazo. Umwana ku ishuri bamwirukanye. Yego. Innocente nyine ubukene ibintu bitameze neza. Mu rugo rero barambwira ngene mfata umwana umwuzukuru. Yego. Mujyane basi nawe asigarane uwo mwana wundi tube tumugabanyirije imvune nyine tugire icyo tumworoherezaho. Nibwo rero namuhamagaye anzanira umwana. nta nubwo wageze iwe waramuhamagaye mu naramuhamagaye anzanira umwana. Ubu rero sinzi aho aba, nagiye kumuriraho baho narinzi imbere bari batuye naramubuze. Nyagasani Mana nishimiye guhura nawe pe. Nanjye merci beaucoup. Merci burangewe. Ndi umuntu ukurikiranira hafi umuryango wa Innocente, haba kuri side y'umugabo we ndetse no kuri side yarabibonye niyo mpamvu yabo ngira ngo warabibonye sibyo. Nanjye navuze reka mwifashishe byanga bikunda uzangeza kuri Innocente. Nishimiye guhura basi n'umuntu wo mu muryango wa Innocente sibyo. Gusa tutari twavuga byinshi, banzu nyemerere ko igihe cyose basi nzajya nkwitabaza uzamba hafi cyane. Niko bimeze kuko Innocente no muvandimwe wanjye ni amaraso yawe. Yego. None se birababaje biranagoye ibibazo arimo murabizi, kandi nkubwira ko namubuze ntazi naho atuye, nagiye kumurira nkamubura nabibwirwa n'iki. Nimero ye ya telefone ntabifite? Niba na telefone yarakennye akayirya nanjye nta sinzi uko bihagaze. Ngiye buranibazaga ese Innocente uri gustragoringa gutya ibibazo ari gucamo gutya afite famille, nkabona ko famille yishobora kuba yaramujugunye yaramutaye. None se bimeze bite wese ntago bizi ameza ntago nzi ukuntu none se ntago basi wigeze wicarana na Innocente ngabaganiriza babwire nyine duherukana nyine icyo gihe aribwo twafashe umwanzuro wo kumugabanyiriza izo mvune tugatwara umwana umwe nawe agasigarana. None se hari kibazo kindi yaba afite birenze wenda kibazo kindi uvuga ngo ahubwo hari ibibazo bindi yaba afite birenze uvuga ngo hari ibindi bibazo bindi yaba afite. Nose ibibazo bye biri hagati ye n'umugabo we byo murabizi? Ibibazo nyine uri kumva byo ntago twaburaho amakuru yarabaganirije. Turabizi. Ose buriya mwebwe ubwanyu iyo mwicaye sibyo mutekereza iki kuri Innocente? Urabona siraga arimo, urabona ibibazo arimo sibyo? Kame mungiye numvaga ko nka famille yiwe nimba mwagakwiye no kumufata mukamujyana mu rugo. Innocente twaraganiriye nawe arabizi, yatubwiye ko ubwe nabona bato ananiwe urugo n'umugabo we ubwe azafata umwanzuro atubwira yuko akeneye kugira ute gutaha nyine yitahire. Ubwo rero mu gihe utaramva yuko akeneye gutaha ntabwo wagenda ngo umufate umukure mu rugo kugahato umujyane. None se ababyeyi bawe baba hano babinahangaha nabo muri aba ba Uganda? Ababyeyi bawe baba Uganda. Ni nayo mpamvu ubona ibi byose biba nuko ababyeyi batari hafi. Wowe none se ni wowe muntu wenyine muvukana usigaye hano mu Rwanda? Iyi musaza wacu nawe yari ahari ariko ubu nawe yasubiye Uganda. My God. Gusa ndishimye pe. Innocente ameze ate? Innocente ameze ate? Reka baze nkubwire basi uburyo nishimyemo. Ndishimye pe. Ngiye bune najyaga nibaza nareba Innocente nkabona nta epfo nta ruguru afite. Ariko uraza kunyemerera urangeza hano Innocente ari. Ibyo ngibyo ngenda bikwemera pfa kubura amaraso yetu sibyo? Innocente ari mu bibazo n'ubundi. Ngewe ejo nibwo naye namusuye sibyo? Nsanga yararembye hahandi bya bindi byatari. Yararembye umwana afite wa mwana mwamusigiye nawe yararwaye. Yose yagiye kwa muganga. Yagiye kwa ajyana yikize. Arajya kwa muganga arajyana yiki. Yararwaye wa mwana yatoye nawe yararwaye. Ni ibibazo nisirago kurya ni ibibazo sibyo? Kamba sana no Yesuwe. Hamwe ndibaza sibyo? Nimba basi ubasha no gukominikana ni wanyu sibyo? Mwashatse kuntu mukusanya uramwana mukamukora mwabura ubuzima koko. Ahubwo ndumva icyambere ari ukubanza umuntu akamujyana kwa muganga. Umuntu akaba yabanza akagera kwa muganga ibindi noneho bikaza nyuma kuko ndi kumva n'ukuri ntago narinze amakuru ye mazimi mva mushaka njye aho bari batuye hejuru za Kimisagara ndamubura neza. Nta n'umuntu nimba yarimutse ntagire n'uwabwira aho yimukiye nanjye ntago mbizi. Oye kuba yari kubikubwira ubwo urumva nta telefone afite. Nta telefone afite. Buriya nawe rero nk'umuntu w'umuvandimwe asigaranye nanga ugomba kuba byibuze
umenya amakuru ye yose y'umunsi sibyo nyamenye telefone ntiriho nyine uri kumva ntako ntageze nagiye aho yabaga ubwo se uri kumva nari kure cyakoze amaze kubona biriya biganiro nibwo navuze ati byanga bikunda uriya muntu umwegereye ngize no kubw'amahirwe nawe nkuhamagaye uramfata ubu noneho ubu ngize icyizere ko nyine ndi bumugereho uko nkareba uko ameze niba ari ukujyanwa kwa muganga nyine ubufasha bwose nkareba icyo nakora atari wowe kuba ngiye nakugeza naba byo nta kibazo pe nta kibazo ntacyo bintwaye sibyo ntacyo bintwaye ahubwo ngiye ubungubu ikintu nsigara nibaza hamwe nka famiye sibyo ni imyanzuro yanyu murumva ari iyihe kuri uriya mwana byibuze kuri Innocente nubwo ari umwana wenda cyangwa ku babyeyi ariko ni mukuru birumva nawe ubwe nyine arabizi yafata umwana ariko ntabwo wanyura mu bwenge ngo tandukana n'umugabo nyine uri kumva ntabwo umugabo se baratandukana kabiri wagize ngo baracyabana se ntabwo bakiri kumwe nyine ndabizi ntabwo bakiri kumwe ariko nanone uri kumva ntabwo byoroshye rega kuba mu rugo no mu rugo bari kure none se basi ntagiye famiye yawe aho mu rugo iwanyu bari kure bashobora no kukoherereza amafaranga byibuze ngo ufashe uriya muvandimwe ibaze aho abageze sibyo nta mafaranga yo kwishyura inzu iyi nzu yari arimo bwa mbere yabonye atayishobora sibyo arimuka aragenda sibyo iya kabiri nayo arimo ubu ngubu nta cyizere cy'uko afite amafaranga yo kuyishyura ariko kugira ngo agume ari muri urwo ruzerero ni iki niyo nka famiye ntabwo mushobora kwicara kandi binagaragara ko famiye ishobora kuba yaranamutereranye ntabwo twamutereranye ntabwo twabikora ntabwo watererana umwana cyangwa umuvandimwe nawe ubwawe uherukayo ugiye gufata uwo mwana sibyo twarahuye ariko ntiyigeze ambwira ngo yarimutse cyangwa ateganya kwimuka aho yari atuye se mbere yuko ujya gufata uwo mwana wawe nari mpazi cyane niho nagiye nyine kumurebera ndamubura ariko kamubwire cyakoze ndumva ngewe wanjyana ukangeza Innocente ari nkareba nuko ameze niba n'ubufasha bwo kumujyana kwa muganga tukamujyana kuko ndi kumva bari mu bibazo birenze kubera ko ngewe ubwa mbere namusuye ahantu yari ari gusengera sibyo arangije arambwira ngo arumva atameze neza ariko umwana yatoraguye urawe wari waramaze kumujyana tena arumva atameze neza ariko umwana yatoraguye nawe ararwaye ndavuga ati rero reka ngende sasa nzagaruka nze kubasura n'ubundi menye ngo bimeze bite ubwo n'inzara n'ubukene kurya se ararya wapi sasa nza gusubiraho noneho nsanga wa mwana yagize ute yararembye na mama nura Innocente nawe yararembye bya nyabyo ndataha ntashye umunsi nibwo wampamagaye ejo nijoro nanjye numvaga nyine mpangayitse ukumva ntabwo mba ntuje niba ari we muntu wenyine mfite n'ahatu w'umuvandimwe mba ngomba kumenya amakuru ariko noneho kuva nari naramubuze nkaba nari mbonye ahantu hato wenda nabonera amakuru make cyane ntabwo nari gutuza ntakubonye nose basi ufite papa wawe ababyeyi turabafite bose njye rero sinzi ni kucyo cyaba ari igitekerezo cyanjye ngiye ku gitekerezo cyanjye mbona Innocente mwamukura mwabira ibyo byose twabitekereza ariko nanone umwanzuro ugafatwa na nyir'ubwite yego uri kumva ngende kumva wabanza ukangeza kuri Innocente nkamuha ubufasha nyine nshoboye kumugeza kwa muganga ubufasha bwa mbere bwa mbere nawe urubatse urubatse uracyari umukobwa none simba ukiri umukobwa basi wazagiye mu kabana ukajya umenya ubuzima bwe uri kumva katubanza tumuvuze noneho nawe namara gukira ibindi byose bizashoboka nyine turi kumwe tuzabyigaho turebe icyo gukora ugenda hakugeza ugenda uhagere umurebe ukuri urabugize neza Innocente naramushatse ndamubura umuvandimwe ndabaririza hano ati ntago tuza ahantu yimukiye bikumva narindi mu gihirahiro sava ngenda amakugeze nta nubwo ari kure cyane
ntago ari kure cyane ndagenda makugeze niyo makugeza wo ubu mwitaho basi mu gihe gito none se ko nabonye nyine wowe nabonye byose urabizi mbona ari wowe ubaba hafi ni wowe uri bakoresha niba ari basura bakoresha ibiganiro wowe mumaze igihe ariko muziranye nta gihe kinini maze menyanye na Innocente sibyo ariko nyine igihe twamenyaniye nabonye ko ari umuntu ukwiye gufashwa ndetse ukeneye no kwitabwaho ukeneye n'abantu bamuba hafi niyo ndavuga ati rero reka mfate iyi initiative ngewe mube hafi tu si no kuri side ye gusa nkuko nabikubwiye n'umugabo w'ahantu ari ndamukurikirana 100%. Nese bamuvuga amutekerezaho ibiki umugabo we yaramukarabye pe niyo mpamvu ngiye mari kukubwira ngo mwebwe mwikomeza kugendera muri yanjyana ya kera sibyo uko mwabonaga mu mugabo we Sadunda sika kimeze ndabeze ngewe wenda waruko aje kugusaba aje no kugira ute bakora no guhindukaho nyine yarahindutse ariko nyine sire yabisubiyemo ndabibona bwa mbere yabivuyemo arongera bisubiramo ariko akabagize ute akabavuga ngo no bukene bwatumye ajya muri ibyo bintu ngo no kubera kubura amafaranga abakene bose bajya no kubura nyine ibyo yireguza ariko nta kundi gusa ndumva gusa urakoze cyane kuba wampaye uyu mwanya ukaba unanyemereye ko uri bungeze ahantu Innocente ari wagenda wakugeza ntugire ikibazo ugenda umurebe sibyo gusa nkamwe nka famiye ye mwicare mugire ikintu mukora kuri amukobwa sibyo kuri mama arababaje ari mu buzima bugoranye nk'ubu ngubu nta n'ikizere ejo navuyeho nta n'ikizere cyo kubona imiti afite ibazaho umuntu nyine abatunzwe n'umuryango atunzwe n'inshuti urumva atunzwe n'inshuti atunzwe n'ibiki nako Innocente Sadunda sinzi impamvu akunda kunza mu mutwe kenshi kandi nawe nabonye muba muri kumwe ari umuntu ushaka kuzakaraba nanjye nkamureka sibyo yagize gutya no Innocente yagize ari cyaravuga ati ngewe nkarabiye imbere yawe aramureka Innocente areka Sadunda neza burundu sibyo ikibazo ngira ngo yahuye nacyo mu buzima cyatumye amera kuriya kandi kuriya Innocente yanambwiye ko yabasabye imbabazi nka famiye ahubwo kuki mutazi muhaye yabasabye imbabazi arababwira ati byagenze gutya ibi byabaye niki kuki mwebwe kuki noneho mudateye Erega ntago turahura ngo duhure n'umuryango ntago ariko uri kumva byanga bikunda umwana ahora ari umwana nyine ubwo n'ubundi imbabazi azazihabwa mugomba kumubabarira ndetse mukanaba hafi cyane reka rero nari nafite ibintu byinshi na cyane narindimo sibyo ariko reka ugende mbaze nkugeze aho ngaho urebe ko ntameze nimba mugani ufite n'ubufasha mujyane kwa muganga ariko ugomba kumwitaho n'amaraso yawe n'ubuzima bwawe sibyo umwiteho munamarana iminsi areka munamarana iminsi n'uwo mwana nawe ufite abandi bantu se bari kwita kuri uwo mwana ndumva ubu ngubu yaragowe muri make uwo mwana uriya mwana mukuru uriya we nta kibazo afite nta na kimwe nari aratekanye ameze neza we ahubwo ndi kumva abo ngabo aribo bampangayikishije kugeza aka kanya ahubwo se kuki wafashe icyemezo mugani cyo kuza gufata uriya mwana mubajyanane bose basi ngo ugende mube bari kumwe muri kumwe bose ntabwo byari byakageze kuri urwo rwego ngo barware ngo wenda Innocente arware ku buryo wenda njye nari mufashije kuko nabonaga umwana bari bamwirukanye ku ishuri none wenda ubukene bw'imirire n'imibereho ndavuga ati kambe njyanye uyu mwana Innocente nasigarane uriya nyine mu rugo bambwira ko njyana umwuzukuru none asigarana uriya yatoye nawe ariko ntabwo nari nzi ko byageze aho ngaho akarwara n'umwana akarwara bakaba bose bararembye nese uwo nguwo ufite byibuze ari kubasha kujya ku ishuri we nta kibazo ameze neza kundi nyine mwe mugomba kuba umugabo wa Innocente kuko nta mugabo afite sinkubeshye oya mugabo we nta hafi ya nta nako ntawe gusa mukanamusengera cyane burya hari umuntu ajya mu bintu bisa nkaho ari amafuti ariko nyuma akaza kugira ute kugaruka barase yahinduka byashoboka mukamuba hafi ntimuhitemo umukaraba burundu mbona yararenze hanera so reka rero dusoze ndagushimiye nishimiye guhura nawe nanjye no kuri ndishimye ariko reka nongere ngusabe ko ugiye kumfasha basi muri uru rugendo kandi ukamfasha ku mpande zombi cyane ngewe mu gihe hajemo umuvandimwe bwo ngomba kuba ameze gutya sawa urakoze cyane mwakoze turagushimiye ku mwanya duhaye ndetse nawe nshimira n'umuntu wari udukurikiranye hano kuri Manzi na Innocente musaba gukora subscribe kugira ngo ibintu bijye birushaho kugenda neza cyane turabakunda